Kunzi ikiganiro Sanga Yesu Akuruhure amahoro. Tugeze muri amwe mwiza kuganira ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo nise ngo mbese ntacyo wakwigira cyangwa ntacyo nakwigira kuri mugenzi wanjye nubwo twaba tudahuje idini. Reka dusenge mbere ko dutangira. Nyagura ku Mana ishobora byose, tuje imbere tugushima. Tugushimiye umwanya mwiza tugiye kuganira ku ijambo ryawe. Mana, turagusabye kugira ngo Mwuka Wera tuyobore ari njye uvuga n'ukurikiye. Imigambi Satani kuri uyu mwanya isenga mu izina rya Yesu. Tugusabye mu izina rya Yesu. Amina. Nongeye nsubiremo titire cyangwa uko nise iki kiganiro ngo mbese ntacyo nakwigira kuri mugenzi wanjye nubwo twaba tudahuje idini. Hari igihe akenshi umuntu ari mu idini ry'abarumva ari ryo nyine niryo ryiza, niryo riri mu kuri, nawe akumva nuko, ndakumva nuko. Ariko nashatse ko tubitekerezaho kuko hari n'abavuga ati dore yagiye gusengana n'abariya, dore yagiye hariya, ugasanga ni ikibazo. Ubwo nashatse ko tubiganiraho duhereye ku ijambo ry'Imana. Ariko tutanakomeza nagira ngo hari amagambo mujya mwumva bavuga bati niba umukristo yasengaga, ndirinda kuvuga idini iryo ari ryo ryose, niyo umukristo yasengaga nk'aba ngaba bavuga idini runaka, akiga ijambo ry'Imana nk'aba ngaba, akagisha nk'iryaba, agakora imirimo myiza nk'iyaba ngaba, ati rwose wari umukristo mwiza. Nuvuga rero ngo mu by'ukuri ibi bashaka kuvuga ngo nta dini ryuzuza byose 100%. Iyi nanjye ni umwanzuro nagezeho rwose. Iteka amadini anyuranye usanga haro idini rifite cyangwa itorero, kamvuga itorero ndaza kuvuga mu madini ya Kristo niyo mvugaho cyane cyane. Twese duhura kuri Bibiliya, mbishimira Imana cyane ko Bibiliya ni imwe, ari y'Abakatolika, ari ya Bibiliya ntagatifu, ni nziza cyane, ari Bibiliya yera, ari ijambo ry'Imana, tuyihuriraho turi Abakristo benshi. Ntabwo 99% tuyihuriraho, keretse itorero rimwe bagira akantu bahinda, ariko abenshi duhura kuri Bibiliya imwe rwose. Ariko ugasanga bamwe barashyira imbaraga hariya, abandi hariya, abandi hariya. None rero umwanzuro ndagerageza gusangiza namwe ko nagiye mbitekerezaho, ko mbishyiraho akabazo cyane. None se aho umuntu akwikoza ati se nubwo ndi mu idini numva rwose ariho merewe neza, ari byo nahisemo, ariko ijambo ry'Imana ryanyoboye, aho nta hantu mfite intege nkeya nakwigira kuri mugenzi wanjye. Aha ngaha ndagira ngo mbanze mvuge ngo umusingi wacu ni Bibiliya. Umukristo niba uri umukristo ukurikira Kristo, arahisemo kumukurikira no kumukurikiza, ngira ngo umusingi wa twese ni Bibiliya. Ukwikoze se ibi ndimo koko Bibiliya nibyo inyoboramo? Hari ijambo ngira ngo dusome nkunda cyane, riri mu Byakozwe n'igice cya 17, umurongo wa 10 n'uwa 11. Reka nsome. Haravuga ngo uwo mwanya muri iryo joro bene data bohereza Paulo na Sila i Beroya. Basohoyeyo binjira mu isinagogi y'Abayuda. Ariko abo bo bari beza kuruta ab'i Tesalonike, kuko bakiranye ijambo ry'Imana umutima ukunze. Bashaka mu byanditswe iminsi yose, kugira ngo bamenye yuko ibyo bababwiye ari iby'ukuri koko. Hano rero nanyango nkangurire we mu Kristo kwibaza, ese kwa abatesalonike, aba bantu b'i Beroya bafataga umwanya ngo buri munsi bashakaga mu byanditswe iminsi yose kugira ngo bamenye yuko ibyo bababwiye ari iby'ukuri koko. Nawe ndagira ngo idini urimo cyangwa itorero urimo rya ryose, shaka mu byanditswe se koko ibambwiye nibyo, kuko amagambo y'Imana amagambo y'abantu arahinduka. Turabizi hari aho na itorero navukiyemo cyangwa idini navukiyemo, hari ibintu icyo gihe twumvaga ko ariko byagiye bihinduka, bigiye ibintu bigenda bihinduka. Ariko iyo byanditse biba byanditse, nuwashaka kubihindura avuga ati no, abantu byanditse, kandi ijambo ry'Imana ntabwo rihinduka nk'uko Imana idahinduka. Aha rero ngira ngo intambwe ya mbere mu kugenda dufatanya gutekereza hamwe ni ukwanza ko ibyo niza biri muri Bibiliya, nabihagara nk'abantu ntibara byagera ukuntu byanditse. Ni usanzwe muri Bibiliya bihagararemo neza,
uvuga uti biranditse none ubihagarareho rwose, uvuga uti nuwaza akamburanye dore nambwira ngo dore ahantu byanditse ngaha kandi Bibiliya turayihuje. Intambwe ya kabiri rero, menya intege nke zawe cyangwa intege nke ziri mu itorero ryawe. Reka ntange urugero rufatika. Ushobora kuri mu itorero badafata umwanya uhagije wo gusenga. Ndavuga gusenga, iyo tugiye mu itorero turagenda tugasenga, tugasenga ijambo ry'Imana, tukagira gute, ariko gusenga ndavuga ku mwinginzi. Imana ishaka ko tuba binginzi. Imana kwisi, reka nako ni kuvugira amagambo yanjye, reka nsome mu gitabo mu Chronique ni ingoma za kabiri, kantuye mu ngoma za kabiri igice cya 7 ndasoma 13 na 14. Igice cya 7 13 na 14 ni amagambo abanyamasengesho cyangwa abinginzi bazi ko ari ugusenga no gusenga. Hano turarigira ngo turebe abinginzi. Imana ishaka ko tuba abinginzi. Reka nsome ingoma za 7 13 na 14. Nindamuka nkinze ijuru imvura ntigwe, cyangwa ntegeka inzige ngo zone igihugu, cyangwa nohereza mugiga mu bantu banjye, maze abantu banjye bitira izina ryanjye, uwo mu Kristo nibicisha vuba bagasenga, bagashaka amaso hanjye, bagashaka amaso y'Imana, ngo batinda imbere y'Imana, bagashaka amaso hanjye, bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzumva ndi mu ijuru mbabarire igicumuro cyabo, mbakiriza igihugu. Ese nshuti zanjye, iyo tubona ibihe tugezemo by'iminsi ya nyuma, ubutinganyi, amatora amwe baranabyemera rwose ngaho nibasezerane, kandi bavuga ngo bari muri Bibiliya, bati nibasezerane bahuje ibitsina. Iyo tureba ibiyobyabwenge urubyiruko rurimo, tukabona ubutinganyi, tukabona ubusinzi bukabije, tukabona ubugome bukabije, tukabona ibintu impfu zikabije, tukabona ibyo bintu bituzungurutse. Ibibazo biraje biraremereye, ibi byorezo byose, intambara, ibiki byose. Ariko ngo nibiramuka meze bityo, ngo abantu banjye bitira izina ryanjye nibicisha vuba bagasenga, ndagira ngo muri abo ngo nshuti yanjye, bagashaka amaso hanjye, ndimo kwasubiramo nahasomye, bagandikira bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzumva ndi mu ijuru mbabarire igicumuro cyabo, mbakiriza igihugu. Ushobora kuba uri ahantu rero mu itorero ryawe ibyo bitabaho, ngo bavuge bati dore abantu bitira izina ry'Imana, reka tugire uwo mwanya nk'itorero, reka dutakambira igihugu cyacu. Ibi bintu bibi birimo kubera mu gihugu, si cyacu gusa ariko ni ku isi hose ariko bimeze byo, ariko ndivugira igihugu ko nicyo ndimo nanjye. Dutakambe ko n'iryo jambo ry'Imana. Uwo mwanya ni udaruka abazutino, ibi bintu biravuga ariko iwacu mbona nta mwanya tubiha. Icyo gihe kiraho akabazo gute aha hantu dufite intege nkeya. Reka nsome irindi jambo tubona muri n'amagambo yanditswe n'umuhanuzi Ezekiel. Umuhanuzi Ezekiel igice cya 22 ndasoma 29:30. Reka mpasome. Haravuga ngo ndagira ngo hano ndimo kangurira umuntu w'umukristo waba utamenyera ikintu cyo kumwinginza guhagarare mu cyuho. Reka mpasome hanga. Abantu donc uhereye ku murongo wa mbere muri Ezekiel 22 ubona ukuntu ibintu bimeze nabi, ariko reka ndase ku ntego nsome kuri 29. Abantu bo mu gihugu bagize urugomo bakajya bambura, ndetse bakagirira nabi abakene n'indushyi, n'uwigendera bakamurenganya. Aho nshaka rero, kandi nashatse umuntu muri bo wasa n'inkike ngo uhagarare imbere yanjye mu cyuho uhagarariye igihugu, kugira ngo ntakirimbura, ariko ntawe nabonye. Aha rero ntongera ngo mugenzi wanjye uvuga uti Imana irashaka umuntu uhagarara mu gihugu, ahagarare mu cyuho, kuko ibyaha ni byinshi, ariko nditanze nanjye ndaje. Niba rero uvuga uti ngewe ibi bintu ntabwo mwitorero bidukangurira, ntabwo bihari, nta tsinda nzindu ngo dufate umwanya uhagije kuvuga ngo gushaka amaso y'Imana, uvuga ngo kwatinda, icyo gihe wavuga uti reka ndebe aho mbyiga, ndebe ese nta bantu babinyigisha, ese nta bantu nakwegera iryo tsinda risenga nkabyiga nanjye. Nufara mu by'ukuri inshuti yanjye, umaze kumenya ahantu ufite intege nkeya, egera wakwigisha. Niho natangiye mbaza se ntacyo nakwigira kuri mugenzi wanjye nubwo tudahuje idini cyangwa tudahuje itorero. Hano natangiye mvuga ku kintu cyo kwinginga.
Mm? Hari umuntu wavuze ati nakone ni Pastor Inyange, umukozi w'Imana nubaga cyane, nakundaga cyane, yajyaga atubwira ati ngo hari umuntu ngo wajyaga ashima abantu bose akabashima avuga ati uyu ni umugome, ibi nibi, ati nyamara dore afite iki n'iki cyiza, bakongera baturiya rwose, noneho agahora iteka agashaka ikintu ashima ku muntu. Noneho rimwe umuntu aramubwira ati ariko na Satani noneho wagira ibyo umushima niba ari abantu bose urabashima, n'abagome n'abicaye byose ugira, ati yego atari cyo twakugira kuri Satani, ati ni umunyamwete ku murimo we. Kandi koko ntabwo nabago twigana Satani, ariko mbese ntabwo avuga ngo ntacyo nakwigira ku muntu. Satani nawe afite agira umwete, ni mutarambirwa akagenda gushuka ukamuneja kongera agaruka, ntabwo arambirwa, ni nk'urwenya. Ariko rero ibintu birashoboka, ni umunyamwete ku murimo w'ibyo bwo kubirazwa. Icyo nshaka kuvuga hano rero, reka tuve ku bunyamasengesho niho tugere ku ishyaka. Ese ishyaka, ufite ishyaka mu murimo w'Imana? Ese ahantu usengera gukangurira kugenda ngo usohoke ubwiriza abaturanyi, ubwiriza inshuti, ubwiriza abo mukorana, iryo shyaka rirahari? Reka mbabwire, niba twari tuzi neza ko hari umuntu wigeze kuvuga ati se mu by'ukuri uri mu nzu ugakanguka ugasanga inzu itangiye gushya, ukabona amatora zitangiye gushya, icyuma cyo hatangiye gushya, wasohoka ukitwanga ukagenda? Keretse wanga abantu mubana mu nzu, ariko ubundi wagiye ukabaga ngo tumusohoke twirukanye, inzu itangiye gushya dore, noneho ukababyutsa bose kuki ngufu, n'undi ashaka ukamufata ukamukura, n'utuvuga ati rwambeshya ukamufata kuki ukamukurura, ku buryo mwese mujya hanze ntagire umuntu ushya. Ibihe tugezemo na nshuti yanjye ni ibihe bikomeye, ubwo abantu basigaye bapfa nk'isazi benshi cyane, musigaye nasigaye njyenyine, twese twibera mu kiriyo buri munsi kimwe kitararangira, tukaba no mu kanya najya guherekeza, mu gihe kitararangira undi akaba arapfuye gutyo. Muri iyi minsi birakabije, nawe igihe cyose watungura. Noneho niba uzi Imana waruhuye na Yesu by'ukuri, gira ishyaka ryo kubwira abandi ko basoza urugendo. Se bariteguye igihe cyose umuntu yasoza urugendo, n'abana bakiri bato baragenda, n'abatarwaye baragenda, n'abakomeye baragenda, n'abahoreje baragenda. None rero nshuti yanjye, ndagira ngo nkubwire ngo niba itorero ryo gukangurira iryo shyaka, sinze yiga ukuntu hari ibitabo byinshi byanditswe. Ayava ngo se ngo aruyebe ko umuntu akwiye kubwira abandi iby'umurimo w'Imana. Havuga se ngo hari wese ko hari ibitabo byinshi byanditswe ko ndabizi ko nkwiye kuvuga. No, ariko hari ibintu, burya hari ikintu wakwigira mukaganira uti se mwebwe mugira mute kumbura mufite ishyaka. Ishyaka ry'umurimo w'Imana urishake. Niba ntaryo ufite, ntaryo wakwigisha, mudafite imbaraga aho hantu, genda uriga none uze bya bindi byiza wize, rya shyaka wakopeye hariya, ubizane iwanyu, none iryo shyaka namwe murigire. Hari umusaza wanjye kwa data wacu w'Umuyisilamu, ndamukunda cyane, ni Umuyisilamu ariko abirimo neza rwose. Nubwo nazi yenda ngo ndumvuga ubutumwa bimazemo iminsi yenda nahuye na Yesu kera, ariko iteka anyohereza kenshi, anyohereza ka video ati ndakwize shaka kanyikurikirana ibi. Mbega ishyaka, ntabwo arambirwa, ahora anyohereza. N'icyo aranyohereje ati rwose ndagusabye ngaho. Kandi Abayisilamu ko bafite ishyaka, bafite ishyaka. Navuze idini, ariko hari irindi torero bafite ishyaka bakagenda. Icyo nshaka kuvuga rero, ishyaka, igana ishyaka kuri, niba aho musengera nta shyaka ry'umurimo w'Imana rihari, rikopere hariya, ugende muganire, musengane, babikwanduza, ubyigire, ubizane, ubishyire iwanyu. Aha rero ndagenda rwose nsubiza ko yego hari icyo nakwigira kuri mugenzi wanjye, nubwo twaba tudahuje idini. Ikindi navuga, ijambo ry'Imana, niba uri mu itorero bataha agaciro ijambo ry'Imana, hari ushobora kugenda mugasenga mukabyina mukagira gute ariko nta mwanya uhari yo kwiga ijambo ry'Imana ngo muryimbike. Yesu yarebye ati ijambo ry'Imana ni ibiryo, ntabwo umuntu azabeshwaho n'imitsima gusa, n'ibirayi n'ibijumba n'iki byose. Ijambo ry'Imana niryo dutunga mu by'umwuka, ni umusingi, ni ikintu gikomeye cyane ijambo ry'Imana. Nkwiye rero kuryubahiriza, nkwiye kuryiga nkarimenya. Niba ahantu usengera batari gukangurira, egera ba bandi baryiga bakubwira ibanga. Bavuga hari igihe haba ari n'ahantu
hari gahunda nk'ubu nyirimo nanjye gusoma bibiri mwaka wose, hakaba hari gahunda ukayigira buri munsi ufite ahantu usoma, buri munsi ufite aho usoma, buri munsi ufite aho usoma, ukagenda ukabikopera ukabizana iwanyu ukagira icyo wunguka. Icyo ushaka kuvuga rero inshuti yanjye, ndagira nkubwire ngo si icyaha si ikosa kuvuga ngo wagiye gusengana n'abandi. Genda uretse ko ubigiraho, uretse ko ubigiraho ukaba wabizana nyine ukabyuka ukamenya ukabwira nawe musengana, kuko twese tuzi ko buri tora rifite ahantu rufite intege nkeya rwose. Icyo ni ukuri ntawabihakana. Ariko noneho nawe niba ari uvuga ko hari icyo warusha wowe, none se nutabegera ngo ubabwirize, nutabegera ngo ubanduze bya bindi byiza, ugira ishyaka ryo kugira ngo bavane mu bujiji, ugira ishyaka ryo kugira ngo ubegereze Imana, ubu uzaba ukora iki? Ntabwo rero hari igihe Satani ashaka kuvuga ngo twebwe ngo turi hano ngo ntabwo twivanga n'abandi, ngo twebwe ngo reka no ni ikosa rikomeye cyane. Yesu uzi ko Yesu bagiye bamunegura ngo asangira n'abanyabyaha. Ati no nicyo nibo banzanye, no batumye nza. Yesu ntabwo yaraje twese, yaraje dupfira turi abanyabyaha. None se abanyabyaha utabegereye tuvuge ngo n'abanyabyaha da, cyangwa ntibuza biriya byose na biriya na biriya, yenda barayobye. None se utabegera muganire usengane nabo, ariko Yesu ufite ibyo ugamije bien sûr, uzaho uhagaze uhakomere, wige ugira ibyo wigira, ariko nawe ugira ibyo wabwira, gusa uzaba ukoze iki? Kwishingano nyamukuru mu Kristo ari ukugera ku rugero rwiza, ariko ukabona uko ugeza aho Kristo abandi, ukajyana Kristo amugeza ku bandi, bityo ukagenda wumva unezerewe umeze neza, kuko uri mu nshingano yawe nyamukuru ariyo kuhagarira ijuru ku isi, ariyo kuba ambasaderi ijuru ku isi. Inshuti yanjye rero ndagira ngo nsubize soza cya kibazo nabaje, mbese ntacyo nakwigira kuri mugenzi wanjye nubwo twaba tudahuje idini? Yego nakimwigiraho. Wivuga rero ngo ngiye ngo umeze gutya na gutya, oya, ca bugufi umenye ko afite intege nkeya, uzirwanye, ariko nawe ubegera, ariko nawe hari icyo washyiriye. Soza rero ndagira ngo inshuti yanjye rwose dufatanye gushima Imana ko yaduhaye ijambo ryayo, kandi ijambo ryayo rituyobora, ijambo ryayo rizima ridahinduka. Reka rero turishyire mu bikorwa, kandi twibuka ko inshingano nyamukuru ari ukuyikorera, tugakorera Imana tugeza ku batayizi. Reka dusenge dusoze. Mana nziza, tugushimiye umwanya mwiza duhaye kuganira ku ijambo ryawe. Mana ndagusabye rwose kugira ngo ridufashe tuve ku rwego tugere ku rundi, tumenye ko dufite inshingano nyamukuru yo gukura mu by'umwuka, kandi yo kukubwira abatakuzi, tubegera, tuganira nabo, kugira ngo tugeze kuri benshi ubutumwa bwiza. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.